nubwo Abusalomo yari umwana mubi wananiranye w'ikirara ndetse wageze ku rwego rwo gushaka guhirika se ku butegetsi, ariko kubw'urukundo rwinshi se Dawidi yamukunze rwamuteye kwifuza ko yari kuba yapfuye mu mwanya we aho kugira ngo umwana we apfe. Umwami Dawidi agenda avuga atya ati: "Ye baba we, mwana wanjye Abusalomo, mwana wanjye Abusalomo we, iyaba ari jye wapfuye mu cyimbo cyawe, Abusalomo mwana wanjye, mwana wanjye." Ibi ni igishushanyo gikomeye cyane cy'uwamenye urupfu rubi rugutegereje, kuko ahagarara kera akamenya kera, bityo yamenye ko amaherezo yawe ari ukurimbuka kubw'ibyaha wavukiyemo. Wagupfira mbere urupfu wari kuzapfa, kugira ngo niwizera ko urwo rupfu ari we yarupfiriye utarimbuka, ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Mbese hari aho uhuriye n'urupfu rw'uwo mukiranutsi Yesu Kristo? Niba ntaho, urupfu rwawe uzarwipfira. Dore ikindi, umugaba mukuru w'ingabo Yowabu abwira umwami Dawidi ati: "None weruye ko ibikomangoma n'abagaragu bawe ari nk'ubusa kuri wowe. Ubu menye ko iyaba Abusalomo yabaga muzima, tukaba ari twe twapfuye twese uyu munsi, uba wabyishimiye cyane." Ibi nabyo byari igishushanyo gikomeye cy'umwungeri mwiza wasize intama 99 nziza zibyibushye zimwumvira, akajya gushaka imwe yarorongotanye. Abarebaga uwo mwungeri mwiza barabazanyaga bati: "Se koko izi 99 ntizimuhagije?" Ariko we akanga kunezerwa ati: "Iriya imwe nayo ni iyanjye." Neza nk'uko Dawidi yanze kunezezwa n'ibyo yari atunze byose kubw'umwana w'umwe Abusalomo yari yabuze, niko na Yesu Kristo ugufite ku mutima ataguheka atari yakubona uri mu rugo rwe. Wa ntama we yazimiye, uyu munsi niba wumvise imirindi y'umwungeri mwiza Yesu, vaho wari wihishe mu bitovu amaho atarakujomba, ugapfa urwa Abusalomo wafashwe mu mashami y'amatanwa y'umwera w'ingara. Sohoka nonaha iwaba atarakurasa mu gituza imyambi myinshi, ngo urimbuke iteka ryose.